ntacyo mfite mvuga abana banjye ntacyo nshoboye ni ukuri ntacyo nshoboye ntacyo navuga ntabona Rwema hano niwe wari ubuzima mwese nimubizi. Mubona gute ko jyewe mama Rwema nabyara umwicanyi mu nda yanjye? Kuri kw'Imana. Njye rero ubuzima bwanjye narabuguhaye. Ntagire ku bwanjye narabuguhaye. Uzashaka uzabwerekeza. Ni ukuri ubu ni ntuzamenye kubwerekeza. Nshaka kubwerekeza muri iyi nzira igeranye. Ni ukuri nzi si wowe mumaye uzi ko umbwiye. Ubuzima bwanjye narabuguhaye. Si wowe mumaye hadasigaye na buke. ndashaka ngiye kubwerekeza muri iyi nzira. Yego yaguye nabucisha hano mu bugeni ahantu ndi bugere ngasanga nyine naye ndi nzira ihari ndahita mvuga ati nyagasara bimfashe ubundi bameruka kukumvisha uburyo nyine ndihebe ndashaka kugutwara nakugeza aho ugera aho hantu nyine udakandagiye hasi ugenda nk'abamarayika cyangwa akanyugunyugu urabyumva ute? Kamembo Mabuja. Yewe. Mabuja, telefone iri gusona umuntu ugushaka cyane. Wete. Yoro. Yabonetse gato. Ariko nyine bamushaka cyane. Babwira ngo iki? Mabuja. Mabuja. Hari umuntu uri gushaka cyane babwira ngo iki? Kuri telefone. Mabuja. Yewe. Ni ikihe kibazo na? Wete. Yo. Izi nzugi waraziguza muginga. Akira ye. Wete. Gaje. Cyangwa ubundi warapfuye. Narakubwiye ngo ninzajya mba ndimo hariya jya ureka akavuyo. Bamushakaga cyane ushaka cyane hari uburyo bikorwamo. Bari kureka afite amayinite ahagije akaza kumuhamagara nyuma. Ikibazo nuko kunyangirije. Akuri muzima cyangwa wowe. Uzi imbaraga mba natakaye. ntabwo bizongera. Ntabwo kuzongera no kuza kureba kuri uno muryango ndimo hano. Ntuzajya wumva ndimo hano bihita ujya kure. Niyo yaba ari inzira igushyuye reka duhiremo ariko umuntu arangiza icyamuzanye. Wari wambona nza hano guteka njyewe. Bafite ibyanzanye ibyo reka mbikore. Wari wabona mubangamira mu gikoni wowe. None ucyo mbangamira ndi mu cyumba. Reka nawe bari condition naho. Ujya zana nira telefone yanjye iri hari. Uzana condition hawe guhazi hawe nani igihe ndi hano ninjye boss. Biri kumvikana. Mukanza n'amategeko yawe ntasi nasobanukiwe. Gusa byo mutubona byo.
ko bose bwanjye nari kwibona bimeze bite mwayishyize ako bose mbaza gusa uze ngo ako beri reka nkubaze ahangaha ni muri rogi muri iki gusa urumva ntabwo ndimo ndakina ndisera ibyo ndimo ndakubaza ahangaha ni muri rogi ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko nicuruza ibyo niho byibuze cyane wowe wicuruza ndi njyewe mwese niba tuvuga ko nari muri rogi ntuzuriya mutipe ari hano akora iki kaba niko se bwita nkubaza kuva ryari urutugu rukora rugasumbuka ubwo ngaho ukuje hano ukuje kanga niho mbarizwa ngenda nta kibazo se ko ufite umushinga gutwaye iki reka wambabarire ukagenda vuga ntabwo akabyara mpamvu wambwira ibintu usigaye ukora njye ntabwo binezeza na gatoya nta na gato binezeza no kuri ubu urazana umutipe hano mugakora ibyo mukora akaza akamara iminsi hano nuko mba narabibonye ngaceceka ariko ntabwo binejeje na gatoya ni ukuri ntabwo binejeje ni ubwenge bwinshi ufite ni uburebure ufite unsumbya ni ubunini igituma uvuga ni iki ntabwo ibi ngibi ndimo ndakubwira ndimo ndakina nta nubwo ngira ngo umve amagambo menshi adafite igisobanuro ahubwo se umuvugana uramuzi erega kuba uri mukuru ntabwo bikuraho yuko uraza naguhanza wubahe ko ndi mukuru numara kubyubaha ushaka ubundi buryo wavugamo butari ukunyereka ko ku buryo ukora ibyo ushaka byose ibipfuye amaso ibintu byose hano ibipfuye amaso ni iki ntabwo wanyweye amazi mu gikombe wowe wavuye hano niba wumva abantu bari kuganira genda mbabaye ugende waretse kubangama ndimo ndagana na Berize sohoka jya muri salo sana abakozi babyibagiwe gusa kambwira Beri ubu ngubu urabona bikwiriye yuko uzana hano umuhungu mukirirwa muryamye akamara iminsi hano akareka muzi kandi babonye abahungu bangahe nta ikibazo ni umubare cyangwa ikibazo ni action zibera hano zibina ariko muba murimo mva niyo mubwira uriya ni fiancé wanjye byandasa fiance ni fiancé wanjye nugira undi muhungu wabona ubusumve ko ari ikibazo ariko uriya we rwose ni ubuzima mpamvu ushaka munyeshuri wawe yagukumbuye ndashaka kurya rwose mwakira n'urugwiro kureba kuraba ubugoryi bukabije nusi ubwo nk'ibi ngibi ninde ubigutora uzi ukuntu amukunda nusara ko warakaye ibyo ugerageza ugira isura imeze wanza barigiye wamba bari kavano wasaze ugiye ikibazo mu wamba bari ukagenda genda ntabwo ngushaka hano hari ikintu nigeze ngutuma wowe kandi ntugaruke sere ko mubwira hanyuma se fiance oya banza reka maze kubaza fiance ko mutarabitwereka mushaka kwereka gute tutabonanye nose mwagiye kubana ibyo mukora mukabikora mubana kuko ntabwo ngiye birambangamiye ni ukuri birambangamiye urumva ubangamiwe cyane ndabangamiwe nyine kwa mama urahazi mwana naribagiwe se ndashaka kubakwibutsa niba waragiye sisi niwumva nk'uwangamiye kubera cyusa cyusa ni ubuzima bwanjye mbese ubuzima bwanjye n'uburyo mbona Berize reka maze mubwire umuntu wamenye ukuze urumva niba urimo kumundutisha gutya ndimo ndakubwira ntabwo mukurutishije nakugize ni nkugize uri kumbangamira wari bwabure icyo urya muri uru rugo wari bwakibure wari bwabure icyo wambara ntabwo mba numva nisanzuye na gato hari akazi ugira ntabwo mba numva nisanzuye ikintu wamburanye ni igiki
mbwira ikintu wamburanye gishobora gutuma tubyihorere nta kibazo tubyihorere nta kibazo n'ikindi gihe rero nyine tubyihorere tubireke ndi mukuru tubireke sanga fiance wawe ubuzima bwawe jya umenya uko ugomba kumvugisha wumvise Berize wambabariye ko nakumvise ngagenda okay jya umenya uko ugomba kunsubiza umenye n'uko ugomba kuko nukomeza gutyo nzakohereza mu rugo ntabwo nshaka kuntunga ntabwo ndi umwana kuri wowe ku buryo nzajya mbona ibintu byose mbonye nkaceceka nkakwihorera ese wabonye icyo wabonye iki ntabwo ndi umwana Berize ntabwo ndi umwana Berinda nyibwiriraho brose yanjye ujye kwibirasha ntabyo nzi byanjye cyane wawe bibaze nde wawe se ntabwo abazi byose ndeba hano utazabona undusha ubunini n'uburebure ngire ngo ugomba kunyubaha ntabwo ndakubarira nyine ntabwo mbizi bazateke ntabyo nzi umaze gutsinda reka mwihore teke Oui, maman. shaka blanche yanjye How you on? Bro. What's up, man? How you doing? You good? I'm good. Gasaro. Bite se wanjye? Umeze gute? Umeze neza. Umaze kuba igikumi. Bro, nonese. Umeze bite? Uje ku masaha y'akazi. Abantu ibibazo by'umuryango. Cyusa yeze. Sha, ntabwo nzaho yagiye kabisa yazindutse agenda sinzi aho yagiye. Yazindutse agenda ariko uriya ahora mu ngendo ze ntizishira. Nanjye byaranshanze kabisa. Nanjye byaranshanze. Ebona yaranyise amafaranga rero. Amafaranga? Yeah. Amafaranga agenda ateze. Umuzi se. Ariko bro, ngiye muramubwira. Ngiye nkwaka amafaranga ya Minervale ntujyuma. Ariko bro ahora kwaka amafaranga ahora umuha. Ese ngiye kubera icyo utama amafaranga. Aiva, negura ni mukuru wawe kandi imyaka agezemo nanjye. Nanjye ndi muri ariko. Ariko uracyari muto. Ikibazo niko nta bintu bizima twereka. Wera banze urangize kwiga. Sibyo? Amafaranga rero yanyatse 5 miliyoni ariko zifite mu madolari ntabwo ayo mu Rwanda. Miliyoni 5? Ubwo nawe gusigira naza kuzuramo. Ariko ubwira uyu muhungu agabanye ibintu byo kunyaka amafaranga. Ari niyo yanyuma muhaye. Nanjye mugiye kungibuka bro. Nanjye mfite famille, umwana, mfite umuryango womba kwitaho. Sibyo? Ako amare naho kusigira agafanta. Ubwo niba hari ikibazo ufite shimbye mbahira amafaranga rimwe kwiba ibintu byazantiranye n'umugore wanjye. Sibyo? Murakoze cyane bro. Sawa. Ntabwo dutinda rero kana hano umwana agiye gufungura. Gasa. Bite? Utajya dusura. Wajya uza n'umwana akadusura. Mwagiye muza mukamufata. Utatuzaza kumufata. Okay. Sawa. Tugendere. Sawa rero. Sawa. Uriya muhungu muhe gasoka. Sawa urakoze. Okay. Yo bro. Bimeze bite? Salama. Ko mushaka se byatari mu rugo waje nkakubwira ko hari dero nshaka ko dukina. Reka njya kurahita mugeraho nona. Banguka kabisa mu minota mike wongezeho. Nahageze ahubwo. Sawa.